amateka utigeze umenya, kuri byinshi, kuri Theo Bosebabireba, umuhanzi wakunzwe cyane mu Rwanda akamenyekana no hanze y'ibihugu bigiye bitandukanye. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Kelo TV Happy, uko njya kubagezaho amakuru arambuye. Theo Bosebabireba kuri interview cyangwa se kuri hosting yakoranye nande n'aba bajama mureba hano ba Rusine na Anita Pendo, yagaragazaga ubuzima bubabaje yagiye anyuramo. Abantu benshi cyane bakomeye muri iyi si ni abantu banyuze mu buzima butigeze ubamo, bubabaje cyane buteye n'ubwoba, aho Theo Bosebabireba yavuze ko mu buzima bwe n'ababyeyi be batigeze bakuze batazi ikiyiko cyangwa se isafuriya n'ibindi bintu bigezweho, kandi bariraga mu nkono z'ibyungo, za zindi babaga bahawe n'abantu zapfubye, za zindi batwitse zigapfuba nizo batekagamo babahaye bazibahereye ubuntu. Ikindi mutigeze mumenya, Theo Bosebabireba ni umuhanzi wagiye agakora igikarane agatwara imizigo, agatwara n'akagorofani, noneho amateka wabayemo niyo uririmba bikarangira gutunze. Abahanzi benshi baririmba ubuzima babayemo cyangwa se ubuzima bubi bukabije bushaririye babayemo, ariko mu gihe udafite amateka akomeye wanyuzemo, ntacyo ufite cyo kwigisha ab'iyi si, nta nubwo ufite kubaho, nta n'ubutunzi ugomba kugira mu gihe udafite byinshi bibabaje wanyuzemo, keretse abavukiye mu gikoma cy'avoka, abavutse amatara yaka, bakazarinda bapfa amatara yaka, abo ngabo nta buzima bw'uburibwe bigeze bamenya. Niyo mpamvu batigera bagira n'impuhwe, kubera ko abana b'abakire benshi batozwa kutagira impuhwe. Ni nabyo bibabaza cyane abakire benshi bafite ikibazo cyo kwigunga, kubera ko abakire benshi baganira n'abakire bagenzi babo, nta mukire uganira n'umukene, kwisanzura biramugora, wapi! Umukire aganira n'undi mukire imishinga afite, yagezeho, ibyo yanyuzemo, ntabwo waganira ngo ejo bundi nari ngiye kugura imodoka n'umukene, ejo bundi muri iriya minsi imodoka yanjye yarapfuye.